Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 57 dusoma ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cya Rusi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Reka dusome igice cya 3. Titire yaho iravuga ngo Rusi ajya ku mbuga ya Bowazi amusaba kumuhungura. Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza? Ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe? None iri joro aragosoreza Sayiri ku mbuga bahuriraho. Nuko wiyuhagire, wihezure, wambare, umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Kandi naryama witegereze aho aryamye, umwegere worosora ibirenge bye uryame. Hanyuma arakubwira icyo uri bukore. Aramusubiza ati, ibyo umbwiye byose ndabikora. Aramanuka ajya ku mbuga abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Bowazi amaze kurya no kunywa, umutima we unezerewe, ajya kuryama uruhande rw'ikirundo cy'imyaka. Undi aza yomboka, yorosora ibirenge bye araryama. Mu gicuku uwo mugabo arashiguka, areguka abona umugore uryamye ku birenge bye. Aramubaza ati, urinde? Aramusubiza ati, ndi umuja wawe Rusi. Worose umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu. Aramusubiza ati, uhiriwe ku Uwiteka mukobwa wanjye. Ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba abakene cyangwa abatunzi. None mukobwa wanjye, witinya, ndakugirira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Ni ukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hariho undi undusha kuba umucunguzi wa bugufi. Rara hano iri joro, kandi mu gitondo nagukorera ibikwiriye umucunguzi. Bizaba byiza. Rara hano iri joro, kandi mu gitondo nagukorera ibikwiriye umucunguzi, bizaba byiza azabigukorere. Ariko niyanga kubigukorera, ndahiye Uwiteka uhoraho yuko ubwanjye nzagukorera ibikwiriye umucunguzi bw'amabuke. Aryama ku birenge bye ageza mu rubungabungo. Abyuka hataragera igihe umuntu abasha kwitegereza undi, kuko yagira ngo bye kumenyekana yuko uwo mugore yaje ku mbuga. Aramubwira ati, zana umwenda witeye ufate. Arawufata, amugereraho inshuro 6 za sayiri, arazimukorera, ajya mu mudugudu. Ageze aho nyirabukwe ari, aramubaza ati, mbega ni wowe mukobwa wanjye? Rusi amubwira ibyo uwo mugabo yamugiriye byose. Ati, izi nshuro za sayiri uko ari 6 ni wowe wazimpaye, kuko yambwiye ati, ntiwasubira kuri nyokobukwe ari ntacyo ufite. Nawomi aramubwira ati, mukobwa wanjye, yicarire ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo, kuko uwo mugabo atari buruhuke atararangiza ibyo. Igice cya 4. Titire yaho iravuga ngo wa mucunguzi wundi yanga guhungura Rusi. Bowazi ajya mu marembo y'umudugudu yicarayo. Wa mucunguzi yavuze anyuraho, aramuhamagara ati, yewe mugabo, nyura hano wicara. Arahanyura aricara. Bowazi azana abantu 10 bo mu bakuru b'uwo mudugudu, arababwira ati, nimwicara aha. Baricara. Abwira wa mucunguzi ati, Nawomi yaragarutse, yavuye mu gihugu cy'i Mowabu, none arashaka kugura isambu yari iya mwene wacu Elimeleki. Nashakaga kubikubwira no kukubwira nti, uyigurire imbere y'abicaye hano n'imbere y'abakuru b'ubwoko bwacu. Nushaka kuyicungura uyicungure, nutabishaka mbwira mbimenye, kuko ari nta wundi wayicungura utari wowe nanjye ugukurikiye. Aramusubiza ati, ndayicungura. Maze Bowazi aramubwira ati, nugura iyo sambu na Nawomi, ukwiriye no kuyigurana na Rusi umumowabukazi wari mukanya kuyigendera, ucikuranya kuyigendera ngo uwo izabe gakondo ye. Wa mucunguzi aramusubiza ati, ubwanjye simbasha kuyicungura, kugira ngo ntangize ibyanjye biragwa.
yendere ubucunguzi bwanjye kuko ntabasha kuyicungura. Kera uyu ni wo wari umuhango w'Abisiraheli wo gucungura no kugurana kugira ngo byose bikomezwe. Umuntu yakweturaga inkweto ye akayiha undi, uko niko Abisiraheli batangaga umugabo w'ibyo. Uwo mucunguzi abwira Bowazi ati uyigurire, akwetura inkweto. Bowazi abwira abakuru b'abantu bose ati mbatanzeho abagabo uyu munsi, yuko nguze ibyari bya Elimeleki byose n'ibyari bya Kiliyoni na Mahaloni mbiguze na Nawomi, kandi na Rusi umumowabukazi wari muka Mahaloni ndamuguze ngo abe umugore wanjye, kugira ngo nshikure nyakwigendera uwo, ngo izabe gakondo ye, izina rya nyakwigendera ryo kuzima muri bene wabo no mu marembo y'umudugudu wabo. Batanzeho abagabo uyu munsi. Nuko abantu bose bari mu marembo n'abakuru baramusubiza bati turi abagabo b'ibyo. Uwo mugore uje mu nzu yawe Uwiteka muhwanye na Rasheli na Leya, abashinze bombi inzu y'Abisiraheli. Nawe ujye werekana gukomera kwawe muri Efurata, ubikirangirire i Betelehemu. Icyaduha urubyaro Uwiteka azaguha kuri iyo nkumi, kuko azahwanya inzu yawe n'iya Peresi uwo Tamari yabyariye Yuda. Bowazi ahungura Rusi abyara Obedi sekuru wa Dawidi. Nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana nawe, Uwiteka amuha gusama inda, abyara umuhungu. Abagore babwira Nawomi bati Uwiteka ahimbazwe, utakuretse udafite umucunguzi. Icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ari we umubyaye. Nawomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Nawomi abyariwe umuhungu, bamwita Obedi ari we se wa Yesayi se wa Dawidi. Uru ni rwo rubyaro rwa Peresi. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi, Bowazi yabyaye Obedi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye Dawidi. Imana rero ibaha umugisha. Turangije igitabo cya Rusi, tuzakomeza ejo mu gitabo cya Samweli.